tugende tugira nyine tubuze umwete agasigo mwabafashije ubundi abana Patrick ako Patrick ashobora kuba akora ahantu heza ntabwo abona ko yishimiye mwifashirize hawuze ukagira impano look yego karena marene babe hafi di impano z'abana muzikusanye rwose iyo video muyifate muzabaye video yego baramusoye abana b'abagabo ba Nyamirambo yego abana b'abagabo ba Nyamirambo rwose n'abanye Kigali baragaragara cyangwa ni Nyamirambo yo Rwamagana Nyamirambo ya Kigali no izimano rwose ntabwo twareka kuziserebura impano zingana gutya we kwisinda rimwe fare na marare namwe nimurambirwe muzakira rwose abantu bafite umutima mwiza rwose batari ba Nyamirambo n'abanya Kigali biragaragara ariko mbona ko bakwiye guhomba di kandi bazi no gukoresha igihe neza urabona ko bazi gukoresha igihe neza di bazabahe video bafatire video yego bazabahe video mwebwe rwose ariyo mubafatira kuko nabona nafite mwajya mu mwisigo mukwirwe yaba imitima yanyu ni myiza inamenye no ku mubiri naho byarahageze no ku mubiri biragaragara ko bihaye ntabwo bagira umutima mwiza mbere yo kugira umubiri mwiza si rwose yewe ariko mana nanjye ndaza gutora ubukwe nyamara yabaye yewe reka ibintu byiza ariko n'amashyi yanyu yabuze we reka mwebwe bashyizemo amashyi ajyanye n'ako kazi Yego, yega, gaho tanga impano, rwose ndabizi ko abakameramani babikoze, hanyuma abarimu bakorana Patrick bari hafi, ndabona bari bacutse, ariko ndabona zikiri kwiyongera we, abagore ba Nyamirambo rwose nta cyabahiga n'ukuri, aba bantu ndabakunze rwose. nanjye mwazakize muri famille yayo ariko ko nanjye nahi Kigali ahubwo nafunga twarazamukana tukagera tubipanga gutyo yego bega ariko Louise na Patrick nabo n'abana beza bazi kubana rwose Louise na Patrick bazi kubana iyo abantu 30 cyangwa 40 bazengurutse gutya buri wese afite impano yitwaje ku bintu barabise kava heda mikoro muraza kwihangana abantu ntabwo nabanigana ijambo